Yasashimwe cyane. Amazina nitwa Nshaija Elia, ndi umupasiteri nyobora itorero rya SIDA Kanombe. Mfite umugore n'abana babiri. Tumeze neza, turashima Umwami. Imyaka y'ubukure mfite imyaka 37. Navutse muri 80 mu kwa 12 tariki 21 z'ukwa 12 kira mu gihugu cya Uganda, ariko 2009 tuza mu Rwanda nk'abandi banyarwanda twese. Hanyuma 2001 itariki ya mbere nibwo nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Maze gukizwa namaze nk'umwaka umwe n'igice, subira inyuma ndagwa ndasambana. Maze gusambana ariko sinamenya ko nanduye SIDA. Mfite imyaka 21. Imyaka 21 ko 2001 nari ngejeje imyaka 21 nibwo nakijwe, ariko subira inyuma ndagwa ndasambana. Hagati aho ariko bwarakeye njya ku rusengero mbwira abapasiteri banjye ko nakoze icyaha, nasambanye n'umudamu ubyaye 4. Igishobaziko yaba ariko nabyita igishobaziko n'umudamu ubyariye iwabo mu rugo. Ariko buracye njya kwihana, ariko sinamenya ko nanduye. Nyuma y'amezi 7 nakomeje gusenga cyane. Nyuma y'amezi 7 nibwo numvishe ubuzima bwarahindutse, numva sinshaka kubyuka kare, bukonje bukaba bwinshi muri jye. Igihe kimwe nza kugira inzozi, mbona dayimoni zimbwira ngo wari waratunaniye none twarakubonye, warwaye SIDA uzapfa. Mu nzozi nanjye ndasubiza ndavuga ngo yaba Yesu yarapfuye agahera ikuzimu uzapfa, ariko yarapfuye akazuka sinzapfa. Ndakanguka ngira ubwoba, nibwo natekereje se ntaba naranduye, kubera izo nzozi narose zikomeye cyane. Komeza ndasenga mbaza Imana yenda ko naba naranduye. Irambwira ngo waranduye ariko nzagukiza. Kubera umubabaro nagize navuga ni Imana nawe uri nk'abantu, kiza SIDA yakize kwande ndangomba wa kabiri ko nari narabona umuntu wakize SIDA. Nkomeza gusenga ariko nza kujya kwisuzumisha hambere sanga ndarwaye. Nagiye 2003 kwisuzumisha, ariko urumva namaze umwaka wose nsenga naranze kubyizera ko ndwaye, ariko ibimenyetso byabaga biri kuri jye byampamirizaga ko ndwaye, ko narebaga n'abandi bafite ubwo bwandu. Hanyuma njya kwisuzumisha najyanye n'umugabo w'inshuti yanjye yitwa Kimenyi, ari agoronome mu karere ka Kabari icyo gihe, ko iwacu mu rugo nepfiye mu Mutara ahantu hitwa Kijojo. Tujyanayo bwa mbere basanga ndarwaye, njya ahandi ha kabiri nsanga ndarwaye, njya ha gatatu nsanga ndarwaye. Ndavuga neka basi niyahure. Navuga reka niyahure, ariko ngiye kwiyahura Imana irambwira ngo niwiyahura umenya amaraso nta juru uri bubone. Amahirwe nagize Imana yambaye hafi cyane. Nabigerageje kwiyahura inshuro ya kabiri. Bwa kabiri ntumaho undi muntu twasenganaga, arambwira ngo Imana yambwiye ngo kwiyahura, ariko byari bitaramenyekana muri public y'abantu, bari bake babizi nk'abantu nka 6 aho, abayobozi gusa bari babizi, bari banshumbye, bari babizi ko nanduye. Mvuye kwisuzumisha bahereye ko banshyira mu ishyirahamwe ry'abana n'ubwandu bwa SIDA ryitwa Duhumurize tubamo. Ariko buryo iyo usenga ufite indwara mu mubiri, imbaraga zirashira cyane, zirashira. Numva nageze mu rwego ncika amagufwa y'umugongo, nkajya ndyama ngaramye gusa. Ubundi hari malariya iza nko mu isaha imwe, kandi kanyi kabirashize, ariko kukagira umuriro mwinshi cyane. Nakundaga kugira malariya y'isaha imwe cyangwa amasaha 2, ariko iyo malariya yashira nkasigarana ibisebe mu mazuru no mu kanwa. Ubundi hari igihe nakoraga nkacira amaraso, ubundi hari igihe ntashoboraga kuryamisha imbavu kubera amagufwa yatanye, aryamaga ngaramye gusa kubera amagufwa yatanye. Ikintu navuze ngo nakunze gusenga cyane,
ariko si uko nashakaga gukira, kuko nari ntarabonaho. Hariho imyumvire iba mu bantu ivuga ngo SIDA ntikira. Iyo nanjye niko nari imeze. N'uyu munsi hariho abantu bavuga ngo SIDA nta gukira. Rero nasenze mvuga ngo basi ubwo Imana imbujije kwiyahura, reka nsenge mpfe, niyo ntego yanjye. Ariko naje kumenya iyo usenga uba wegera Imana, iyo usenga uba wiyeza. Muri uko gusenga wiyeza rero hari igihe ushobora gusenga bisanzwe, ugasenga amasengesho menshi ariko ntihagire igihinduka. Ariko iyo usenga wiyeza, Imana iza gusura umuntu wayo. Hari igihe ushobora kumara iminsi 40 usenga, iminsi 500 usenga, ariko icyo wasengeraga ukakibona kigihari, ntihagire igihinduka. Ariko iyo usenga wiyeza, iyo usenga wegera Imana, akenshi urezwa mu buzima busanzwe. Iyo wejejwe, Imana iza gusura umuntu. Imana ije gusura umuntu, ikibazo yari afite kihunga Imana. Ntabwo ibibazo dufite bihunga amasengesho, ahubwo ibibazo dufite bihunga Imana yaje gusura umuntu usenga. Ayo niyo mahirwe ntekereza ko nagize. Sinzi ikintu Imana yanciye mu by'ukuri. Iryo shyirahamwe twabagamo ryari shyirahamwe ririmo abantu benshi barenga 170, hafi n'abantu bari benshi cyane. Harimo abana bafite ubwandu, bavukanye ubwandu, harimo abakijijwe ariko bafite ubwandu. Ariko njye nkunda kuvuga ngo ndasa naho nagiye kuyirangura, ko namenye Yesu nsubira inyuma ndagwa nandura SIDA. Ariko nongeye kugaruka imbere y'Imana irangiza. Nanjye byarangoye kubyumva ko nakize. Ni ibintu birebire cyane, nararigwanyije cyane kugeza igihe yantumye inshuro nyinshi. Birangije ariko naje kumenya icyo birivuga. Biravuga ngo nkunda abankunda ariko abanshakana umwete bazambona. Kandi muri Yesaya 4:22 haravuga ngo neyuye ibicumuro byawe nk'igicu cya rukokoma, ibyaha byawe nabikuyeho nk'igicu ngarukira kuko nagucunguye. Imana ijambo rivuga ngo ngarukira nuko muba muziranye. Rero iryo ni ijambo ry'ingenzi mu buzima bw'umuntu wakurikirana ubuhamya kugira ngo nawe bumufashe. Hari icyo wakoze utekereza ngo ntago bikunda, n'abantu bakureba bakavuga ngo ntago bishoboka, ariko kuba ugihumeka n'itangira ryo kubaho kwawe, Imana ntago irakurekura. Bijye tuvuga ngo duce nk'imanzi mu kiganza cyayo, nta cyatuvunwamo. Nakomeje gusenga cyane, nkomeza akenshi nakunda kujya mu mazi, umuvumba. Abajya mu Mutarepfu barawuzi, n'amazi atemba. Aho yangeraga mu gituza kuva saa 12 z'ijoro kugeza mu masaa 10. Ndira ntago kwari ugusenga, ahubwo kwari ukurira. Ntekereza ko mpfuye iwacu n'igihe umuhungu mukuru, ntacyo mariye umuryango wanjye, ntacyo mariye family yose, pfuye ntabyaye. Urumva ni ibintu byinshi. Cya kabiri, maze gukizwa, bambuje gukizwa iwacu mu muryango. Noneho mpakanira ababyeyi ndavuga ntago gukizwa nabireka, byararangiye. Tena nsubira inyuma. Urumva kugwa, Bibiliya ivuga ngo abapagani ibyiza babyita bibi, ibibi bakabyita ibyiza. Nasenze mbwira Imana rero nkiza kubera ikintu cya mbere. Narwaye SIDA, iwacu nta muntu uzamenya agakiza. Ngirira neza, gendeka naryo sengesho ndaza kurivugaho nanone ngeze ku marayika aza kunsura. Vuga ngo jewe nde kugire neza izina ryawe, iwacu nibura bazabona agakiza. Birangije ndakomeza ndasenga. Bazanaga World Relief murayizi muri iki gihugu, yajyaga ituzana za sosoma zo kunywa, imiti yo gushyira mu mazi, za spaneti, muri 2003 rwose. Urumva ni kera. Iwacu bari babizi. Byavuyeho biramenyekana, ni ikintu kitahishwa. Tene uri mu bandi inkuru zirakwira, niyo utayivuga ariko birakurikirana cyane kugeza igihe babimenyeye. Nakomeza ndasenga. Naba ntagiye mu mazi nkajya mu misozi. So mu byanditswe bwariraga Yesu nakazamuka umusozi nkajya gusenga, nkamara iminsi. Nabwo kwari ukwiyahura muri make. Bagenzi banjye bamwe bakambwira gabanya gusenga. Undi igihe kimwe mwegeze kuza arambwira ngo gabanya gusenga, ufata imiti ubeho nk'abandi. Arambwira ngo Imana, yansomeye cyanditswe, arambwira ngo Imana igibabarira icyaha ariko ingaruka z'icyaha ibihe byose zihoraho. Ambwira Dawidi igihe yarongoraga Mukawuriya, yicishije Mukawuriya, asenze umwana warwaye arapfa, arangije arajya gupfa arabyuka. Arambwira ati yamubabariye icyaha ariko ingaruka zageze ku mwana we ziramwica.
numva ntago mpamanyije nabyo. Ndamubwira ngo yaba Imana yarambabariye icyaha nayikoreye nyizi, ikakimbabarira icyaha nakoze, ifite n'imbaraga zo kumbabarira ingaruka z'icyaha. Icyaha nicyo origin, ariko SIDA n'imbuto z'icyaha. Rero imbuto no kurandura igiti cyera imbuto ni ikintu kinyuranye cyane. Imbuto ntabwo zananira Imana nka cya giti cyateye za mbuto. Inshuti zanjye zampuraga hafi, abaganga bakambwira bati gabanya gusenga, ufata imiti. Ariko nanze gufata imiti, mvuga ngo n'ubundi, ariko si ukubyanga kundi, mvuga n'ubundi narapfuye, sinteze gushaka, sinteze kuzajya mu irembo ry'umuntu ngo nsabe nk'ashyingira umukobwa we mbyare, ntabwo no gupfa narapfuye, reka senge. Intego yanjye kwari ugusenga kugira ngo mpfe, kugira ngo nari nariyanze muri make. Iyo muri iyo myaka 21, 22, 23 kubuzi ko ufite ubwandu ni ikintu gikomeretsa umutima. Nta hantu ujya ngo wisanga. No muri bagenzi bawe iyo bamaze kubimenya basaga naho cyakora ubu byarahindutse. Iyo bamenye ko ufite ubwandu barakujya bakaguha care, ariko icyo gihe umuntu kumenya ko ufite ubwandu, abantu barakwitazaga, baragutaga. Ugerageje kuba inshuti yawe rimwe na rimwe aba ari aha kwikeka, nta rukundo akwereka, nawe gutekereza ko urwaye gusa. Ni igikomere utashobora kwakira muri wowe ngo wumve uburyo wagisobanura. Nakomeje gusenga igihe kimwe, reka ngere ku gihe cya marayika. Nakomeje gusenga cyane igihe kimwe, sinari nagiye mu mazi, ariko ubwo nayimaranye imyaka 4 n'igice, ko nakize muri 2006 irangira. Nayimaranye imyaka 4 hafi n'amezi nk'6 cyangwa 7 aho ngaho. Birangije icyo gihe ntabwo nari nagiye gusenga, nari naryamye mu nzu, ariko naryamaga ngaramye gusa, nashobora kuryamisha urubavu ndasenga, mbwira Imana, wowe wakije Daniel mu rwobo rw'intare, ufite imbaraga zikomeye. Wowe wakije Shadraka, Meshaki na Abedinego mu itanura ry'umuriro, ufite imbaraga zikomeye. Wowe wambukije Abisiraheli inyanja itukura bakambuka humutse. Yaba ari biko kuri icyo gihe hari igihe umuntu akizwa ukumva ko hari ibyo Imana ishobora n'ibyo idashobora. Kwizera biterwa nuko Imana igusura cyangwa ivugana nawe. Navuga yaba atari inkuru banditse kugira ngo zidutere kwizera, ufite imbaraga zikomeye, wankiza nanjye. Muri ako kanya maze kuvuga ayo magambo, ariko hari igihe usenga isengesho rigufa ariko kumva rikubise ikintu kirasenye, kumva ni isengesho rivuye ku mutima. Numva ijwi rinsubiza rirambwira riti abo bose bararenganaga, ariko wowe wazize ukuri. Numva na kwa kwizera kose kurashize, ariko muri jye numva hasubijemo ijwi, sinavuga ko ari jye, ahubwo nyango ni nk'Imana yavugiye muri jye. Navuga ni ndabizi ko abo barenganye, ariko navuga Mana, jyewe namenye izina ryawe, jyewe ndeka ugirire neza izina ryawe namenye, kugira ngo iwacu bazabona agakiza. Sinzicwa na SIDA, kuko bambuza kujya mu rusengero kera bavuga ngo nubujiji, nta mburamukoro zijyayo. Urumva iyo umuntu atekereza atyo, uhuriyeyo n'ibyaga, ntago amenya ko ibibi biva mu cyaha. Navuye mu rusengero nkajya mu cyaha, ahubwo bimvaga ko icyaha nagikuye mu rusengero. Urumva byakabaye umuziri wacu. Numva iryo jwi ndarishubije ndiryamira. Sa n'umuntu utwawe n'inzozi, ndyama ngaramye bisanzwe, sa n'umuntu utwawe n'inzozi gatoya, ariko ku buryo umuntu yakandagira ukamwumva. Nta kantu gato cyane, iyo umuntu agiye kwerekwa ibintu bikomeye ntabwo asinzira cyane. Nasaga n'umuntu utwawe ku buryo umuntu yakandagira ukamwumva, yakuvugisha ukaba wanamusubiza, ariko utwawe n'agatotsi. Agiye kumva numva inzu nari ndyamyemo hamanutse marayika. Marayika aje, agiye kumva numva amanukanye imbaraga z'umuriro. Umuriro urantwikira, utwikira na ya nzu, nanirwa kweguka kandi mbishaka, kubera kugira ngo mpunge, kubera uwo muriro numvaga unsatira. Araza amfataho igituza. Nagiye kubona Imana igikoresha ibintu tuzi twebwe, kugira ngo itwigishe natwe tuzashobore kubibwira abandi. Ntago yakoresha ibintu tutazi. Nagiye kubona mbona izanye marayika, wazanye generator yari ifite pipe ebyiri. Pipe urabyumva neza, pipe cyangwa se amatiyo abiri. Numva imwe ayicometse hano mu rwano, indi ayicomeka hano,
yatsa ya genereta ayakije za pipe numvaga zacakase igituza numva ziranyunyuza ya maraso bisa naho ziyamena iyo wereka ubyumva neza nuko utabona ikintu uzana ngo uhereze abantu kigaragara barebe neza ko abantu dukunda kureba kuruta kumva no kwizera birangije ariko ndashya ni nko kugufata bakagushyira nko mu muriro ugashya kandi ngerageza kubyuka birananira birangije andekuye yarasimbutse mwumva ndabyuka ka gatotsi karashira yasimbutse mwumva ariko nsigara nshya maze gutuza ufata telefone mpamagara umupasiteri wanjye nambwira ni mubwira ibyo neretswe arambwira ngo ubwo hari igitangaza Imana igukoreye nimara kuvugana nawe mu kandi kanya irindi jwi rirambaza ngo se SIDA yakize kwande ngo ubu kabiri numva nanoneho kwa kwizera kurashize burundu naje kumenya iki ijambo rivuga ijambo Yesu yaravuze ngo umubi yasohoye imbuto arabiba ngo umubi azanye injoro biba mu rukungu igihe cyose iyo umuntu asenga Imana ikamusura ntago Satani ajya aza mbere y'Imana ahubwo Imana imaze kuvugana n'umuntu Satani kimuzana no kugira ngo ahakanye iby'Imana yamubwiye ngo ibyo ntibishoboka kwizera gushire mu muntu niyo ntego ya Satani ntago abashanga umuntu agumane kwizera cyangwa se agumane ubusabane n'Imana kandi kwizera niko kuduhesha iby'Imana ishaka birangije numva kwa kwizera kurashize ariko sinacitse intege zo gusenga urumva intego yanjye kwari ugupfa ariko ntangiye kubona marayika ukuntu asuye navuga nibyanga bikunda hari kizaba byanga bikunda Bibiliya ivuga ngo hari indwara ngo ibitekerezo by'umuntu ngo bifite indwara ngo ntibyizera gukira niko birivuga rero iyo uri mu kibazo uba wumva ko hari iby'Imana ishoboye hari n'ibyo idashoboye n'abantu rusange bumva ko hari iby'Imana ishoboye hari n'ibyo idashoboye niyo kamere muntu kubera nukugwa kwabizanye kandi iyo umuntu yuzuye ibyaha mu mutima we Imana yihari imiti Imana yitekereza nka mugenzi we Imana yitekereza nka mushyo cyangwa nka musaza we kuko musaza we nta kintu ashoboye hari icyo yamukora ariko hari n'icyo atashoboye bivuze ngo SIDA irakira isi irahaha mukavuga ngo ibyo ntibishoboka nta naho byabaye kubera ubwenge bw'isi butemera Imana ariko kubizera Imana n'imbaraga z'Imana birangije akomeje gusenga cyane ariko icyo gihe uko najyaga gusenga mu butayu mu mazi hari igihe nashoboraga kuba nsenga ndi mu mazi naba ndushye nkumva umuntu araje nzamuye ibiganza akundaga gusenga nzamuye ibiganza cyane ndira cyane naba ndushye nkumva umuntu azanye ibiganza binda nkoze mu biganza nkumva aramfashe ibiganza sinduhe noneho ubuzima bwanjye nari ndimo bw'umubabaro nkumva burashize ahubwo nkerekwa ibindi bintu bikomeye birenze uko jyewe icyo najyanye gusengera Imana impa amasezerano menshi cyane birangije ku nshuro reka ngere ku nshuro ya kabiri nabwo nari nagiye gusenga nari najyanye n'abapasiteri babiri bose n'abapasiteri mutara hariya ni ahantu hafi tujyana gusenga byari saa 8 z'ijoro turiyo dusenga nyine urumva ikibazo cyanjye kwari gusenga ndiravuga Mana ntabara cyangwa se unkize ijwi rirambwira ngo ni mutahe ndabwe mposhe turagenda tujya ku rusengero mu rugo ni Kijojo uva Nyagatare ukajya Kabare ukava Kabare ukajya Gasinga wava Gasinga ni Kijojo niho hakurikiraho niho urusengero ruri abahazi barahazi naho ngaho turagezamuka tujya ku rusengero turasenga rirongera ijwi rambwira ngo genda ujye kuruhuka njya hirya ku nzu hari inzu nini twabagamo cyangwa se twakiragamo abashyitsi y'abapasiteri bacu babagamo naryamye mu ntebe nini yicaramo abantu batatu ndyama ngaramye bisanzwe ko se bashobora kuryamisha urubavu nanone sa n'umuntu twabona n'agatotsi gato cyane kubona mbona mu nzu hijemo marayika azana imbaraga z'umuriro iyo yazanaga umuriro mwinshi umfatira hariya ameze nka magnet ukuntu nkafatwa nkananirwa kwinyeganyeza kandi numva arangije Imana ni igitangaza naho ngo igikoresha ibintu tuzi kugira ngo tubyumve neza izana icyuma cyitwa umubunduro sinzi yabuzi cyangwa se n'abadukurikiranye umubunduro ni icyuma cyotsa inka iyo yavunitse mu kinyamurenge bakita ngo ni umugera kandi uvuze umugera mu kirundi uvuze SIDA ni Imana icanga kugira ngo duhore twiga icyo cyuma kiba kimeze nka stade y'igare cyangwa se
nka ferabeto baciyemo kabiri bakagikubita bakagishyira mu muriro bakagishyushya kigashya nk'icyo benda gucura, noneho bakapima aho inka yavunitse bakashyiraho bakayotsa kugira ngo imvune ishire. Niyo mpamvu navuga ngo ikoresha ibyo tuzi kugira ngo tubisobanukirwe neza. Uwo mugabo yaramfasha arambirindura, apima muri ya magufwa aho yatandukaniye mu ruti rw'umugongo, aranyotsa ndataka, aranyotsa kugeza igihe andekuye ndahaguruka ndunamuka kuva uwo munsi n'uyu munsi umugongo urakira. Ariko naraye mvuze induru buracya, urumva ni ikintu gishya nari mbonye, ni birebire kuvuga biroro, n'ururimi rwihutisha ibintu, ariko kubizera barakira, kuko akenshi iyo ntanze ubuhamya nk'ubu ahantu henshi njya mbwiriza, iyo umuntu yizeye arakira. Harimo imbaraga zikiza, harimo imbaraga zihindura ubuzima bw'umuntu. Birangije ku nshuro ya gatatu byari saa sita z'amanywa, nta nubwo nagiye gusenga, narindi ahantu nasuye umugabo w'inshuti yanjye yitwa Makarikari, niyo namuvuga nta kibazo. Byari kuwa mbere sinzabyibagirwa, tumaze kurya ranchi, ubwo nayo nariye, tujya ku buriri turaryama saa sita turuhutse. Aryama imbere ndyama inyuma ye, noneho kwa kundi nari ndyamye ngaramye, urumva nabikurijemo kumenyera kuryama ngaramye. Aryamye imbere ndyamye inyuma ye, nagiye kubona nanone, ariko nari ndi mu bitotsi noneho biremereye cyane, wumva ibitotsi biremereye cyane. Agiye kubona mbona hinje mu nzu, twari turimo abagabo babiri barebare, ntashoboraga kureba ngo mpeze, kandi nari ndyamye ngaramye nkareba nko kwijuru, bahagera kwijuru, ntako simbaheze ku mutwe. Binjiye bazanye za mbaraga z'umuriro, ntekereza kuvuga ngo nkubite uyu mugabo turi kumwe antabare, nanirwa kumugezaho ukuboko, kandi twari turyamye ku gitanda kimwe, nkabitekereza nkajyana ukuboko nkanirwa kugezaho. None nkavuga ngo nani ukuboko, reka nshyireyo ukuguru mukubite antabare, nanirwa kumugezaho. Imana yari yanteye ikinyishaka kungirira neza. Arangije ntago bahereye ko bansengera, bazanye, nagiye kubona mbona umugabo umwe anyigisha ku muntu uzajya mu ijuru. Uwo ari we umuntu uzajya mu ijuru, yarambwiye ngo ni umuntu wejejwe ku gato na kanini. Ibyo abantu bavuga ngo Imana irandeba, Imana irabizi ko turi abanyantege nkeya, ariko gukizwa ubundi ni uguhitamo, ni ukwemeranya n'umutima wawe. Yaba ushobora kwemera guhitamo ikibi, unakwiriye guhitamo icyiza, kwemeza umutima wawe. Gukizwa ni ukwemera, ntabwo ari ikintu batera mu rushinge. Ni nk'uko ujya mu isoko, wenda urugero, ufite amafaranga ugacaga umwenda ushaka kandi imyenda ari myinshi, ushobora kugura karimwe kandi imyenda ari myinshi. Ni urugero natangaga kugira ngo abantu bumve neza gukizwa n'iki, ni uguhitamo. Ikibi kiba kiraho n'icyiza kiraho, niho hari kwisereva icyo ushaka. Yaba uhitamo kwisereva ikibi uragisereva, yaba uhitamo kwisereva icyiza, niko agakiza kameze. Naramwe ngo umuntu uzajya mu ijuru ni umuntu wejejwe ku gato na kanini, nta excuse yindi, nta kukatakata. Birangije urumva nibirebire nabyo ntago nabivuga none ngo birangire. Uwo wa kabiri yari ari hepfo y'uwo, mbona azanye ishusho y'inzu yubatse ya rukarakara. Ishusho y'inzu ya rukarakara, nta madirishya, nta nzugi, nta byumba, isakaye ikirangarira gusa, nta cyumba kirimo. Ndamubaza ngo iyi nzu isobanuye iki, ko nari maze kumenyerana nawe. Ndamubaza ngo iyi nzu isobanuye iki. Arambwira ngo iyi nzu isobanuye umukristo ukijijwe ariko udatanga icya cumi. Mbona iyayikuyeho, ngiye kubona mbona haje indi nzu nziza cyane, ikinze, ifite buri kintu cyose, irimo ubutunzi bwose. Ariko ikinze, iyo umuntu yerekwa aba afite ubushobozi bupenetratinga mu cyumba, akareba hakinze kandi ukarebamo imbere hose. Rangije ndamaze ngo inzu isobanuye iki. Arambwira ngo iyi nzu isobanuye umukristo ukijijwe utanga neza icyacu. Arangije arambwira ngo nk'uko ubona ikinze, nta muyaga ushobora kwinjiramo ngo usahure buriya butunzi buyirimo. Arambwira ngo umukristo utanga neza icyacumi, ngo niko ubutunzi bwe buhora burinzwe igihe cyose. Arangije anyibutsa yanze, arambwira ngo yanze waroye ikirangarira, ngo nk'uko ubona umuyaga winjiramo ukatunguka muri uriya muryango hirya nta kiwutangiriye, ngo niko ubutunzi bw'umukristo udatanga icyacumi buhora bumeze, ntacyo bumumarira, muri make bushira nta kintu umumariye. Bamaze kumbwira ayo magambo,
ni maremare nayo, arangije baransengeye, bamfasheho bombi, noneho baransengera, noneho nsa n'umuntu uri nko mu ngunguru y'umuriro, ndashya wese, umubiri wose, nkatekereza ngo uyu mugabo turi kumwe amakarikari, reka nibura mukubite, nkananirwa bibaze kunanirwa gukubita umuntu inkokora muri hamwe ku gitanda kimwe. Izo ni imbaraga umuntu atasobanira umuntu w'umunyamubiri ngo abyumve, ayumva ibyo ko bitabaho. Ariko kubakijijwe cyangwa se kubaza Imana, izo ni imbaraga zikomeye cyane. Birangije bamaze kunsengera, umuriro unciyemo, nari nambaye isaha y'icyuma n'umukoba wayo wose ari icyuma, wanciyemo wa muriro ufata ya saha. Bandekuye bagiye, ndabyuka, mbyutse nyikuraho nyishyira hasi ko yantwikaga. Kuva uwo munsi nagiraga akayi yaba ari Kinyarwanda abantu bumva. Akayi ni inkororo idacika. Hari urukororo bisanzwe, ariko ari n'akayi uhora ukorora ubusa, ugira ngo numvaga nk'abasa naho bashyiraho nk'ivumbi cyangwa nk'ivu, nkahora nkorwa n'ubusa, gukorwa n'ubusa. Nashoboraga gukorora nkacira amaraso, ubundi umuriro waba washize ari mwinshi muri jye kubera ya malariya y'ibisebe mu mazuru no mu kanwa, nkatemuka kubera umuriro mwinshi. Ngeze igihe kivuga ko muri jye ibitangaza nawe marayika z'inshuro 3, ariko Satani akambwira ngo SIDA ntabwo ikira. Ibyo nabyiboneye n'amaso yanjye, mbona uko marayika aza, mbona uko tuvugana, ariko umwanzi Satani udashaka kugira ngo abantu bizere, ahora apfobya ibintu by'Imana igihe cyose. Birangije naragiye njya gusenga, ariko ubwo hagati aho ngaho hari akantu nsimbutseho gato, mara igihe naranze kujya kwisuzumisha. Igihe kimwe ndi masengesho, marayika wa Kanaraza asanga ahantu nasengeraga mu nzozi, tena nabwo nari ndi mu nzozi, arambaza ngo kuki utizera ko nagukijije. Ariko n'uburakari bwinshi, babandi bazaga bareba neza, ariko yazanye ijisho rityaye nk'umuntu mufitanye ikibazo. Andebye nkareba hirya nkamwana ndabyumva, akambwa nkareba arasa naho andeba, nahindura nkareba arandeba, ahantu nsimbura ahantu muke, nabwo nimbabarira sinzongera. Okay, ndavuga ni rero reka nzajye kwisuzumisha. Ariko mbere kunjya kwisuzumisha nabwo reka mfata amasengesho y'amezi 2 n'igice, nta kantu nshyira mu nda, ntarya nta biryo. Ku munsi nafataga igikombe kimwe cy'amata, atari litiro, igikombe kimwe ku munsi, mari amezi 2 n'igice. Noneho nza kuva aho Kijojo nza Nyagatare, hari umusozi witwa Mirama nakunda kujya gusengeraho. Haba hari abana b'inshuti zanjye 2 twari twajyanye gusenga batabizi ko narwaye. Noneho tumaze iminsi 3, ubwo genda ndatekereza kuzajya kwisuzumisha, ariko umutima uracyashidikanya. Tumaze iminsi 3, byari nko mu masaha 12 z'umugoroba, imvura yari ihitutse, turiyo dusenga, nayo mfukamye manitse amaboko nsenga. Uwo mugabo umwe w'inshuti yanjye yarahagaze hirya, urumva ni ibintu byabaye atari ugusinzira ngo were ngurote, ahubwo byabaye iyerekwa rifatika ku wundi muntu. Agiye kubona ngo yabonaga jye nari mfukamye senga, ariko nuzura imbaraga z'Umwuka Wera, numva ndanezerewe. Birangije we uko ari hirya ngo abona abagabo 2 baza, abona umwe ngo afite indobo, ngo araza we gusenga arabireka, arahagara, abona uwo muntu uje usanga, kandi gende yo senga. Ibyo ni ibintu byabaye dusenga, nta yerekwa yagize ryo gusinzira, ahubwo ni ikintu yagize asenga, abona abantu baza bansanga aho nasengeraga, kandi jyewe nagiye mu mbaraga ndiyo ndasenga. Bagiye kubona umugabo azanye indobo, ayishyize imbere yanjye, ngo w'ikintu yaroye, yabonye ngo ankuramo amaraso yanduye, yuzuza indobo ajya kuyamena. Abona undi aza ngo afite indobo irimo amaraso, ngo yazamukagamo ibirimi by'umuriro. Abona ayansutse mu mutwe yose anshiriramo. Tumaze gusenga arabimbwiriye reko yagize. Kuva icyo gihe ndabwa ni muhoshe dutahe, buracya hari ku mugoroba, buracya nabwo ni muhoshe dutahe. Bwarakeye njya kwisuzumisha, nanga kujyaho tuziranye hariya Nyagatare nyine. Nazanza Kayonza hano, urabona uvuye hano muri Kigali usa n'uwerekeza Kibungo, hari station yo habanje. Inyuma hari utu supermarket duhari, inyuma hayo gake ku nzu imwe harimo agaklinike aho ngaho, niho hambere nagiye. Nanze kujyaho tuziranye njya Nyagatare, nabwo ne kanjye Kayonza ahantu batanze, ko sinizeraga ko nakiza, ariko nubwo nabonaga ibyo, ariko kwizera guke niko kwatumaga ntekereza ibyo.
ngezeyo nsangamo umugabo amfata amaraso nyuma y'iminota 30 yarampaye igisubizo arambwira ngo uri muzima arambwira ngo utame igisubizo cy'undi atse kubera iki ndamutekerereza arambwira yari umugabo mukuru iri nko myaka 50 n'indi renga arambwira ngo uri umurokore ndambwira ndi umurokore arangije arambwira ngo ibyo umbwiye yaba ari ukuri Imana ikaba yaragukijije iyo Mana uzayikorere ndangije maze gusohoka ndasohoka mpamagara umupasiteri wanjye navuga ni mvuye kwisuzumisha nsanze ndi muzima arangije arambwira ngo itonde imodoka zitakugonga niryo jambo yansubije ariko mu by'ukuri burya umuntu ni mugari hari indirimbo umwe mwene data yaririmbye ngo umunsi wa mbere ajya mu ndege ngo yasaga n'urota ngo akishuna ngo yabasinziriye abyuke akanguke naragiye nicara muri twegerane icyo gihe habagaho za twegerane hirya mu ntebe y'inyuma hirya ku idirishya sinzi ibintu nakoraga noneho nkajya ngenda ese nige akantu gato kakaza nkatekereza ese nige noneho nkikorakora numve ko mpari nkibaza se ndahari nkongera nkabura ibitekerezo n'ibitekerezo byaburaga gatekerezo kagaruka ese nige nakize cyangwa se nakize nkongera narinze ngera Nyagatare ntazi ibintu ndimo buracya byari itariki 14 nabyibuka njya kwa muganga noneho Nyagatare bamfata amaraso bampa igisubizo nsanga ndi muzima mpamagara muzeyi datumbyara namwe nimvuye kwisuzumisha nsanze ndi muzima ubwo inkuru biratangira kwiriye inkuru nziza kwira nk'imbi ariko inziza kenshi abenshi bayipfobya cyane kubera iki kuruta imbi bayikwiza cyane kuruta inziza birangije ubwa gatatu najyanye n'umugabo w'inshuti yanjye twasenganaga n'ubutura aracyasengera ku Kijojo iwacu kwisuzumisha muzeyi arambwira ati jyana nawe urebe ibyo avuga ko ari byo turagiye ndisuzumisha uwo mugabo aragiye aracyaki icyangombwa turinjirana aragifungura asanga ndi muzima aramuhamagara ati tuvuye nsanze ndi muzima mu by'ukuri ni birebire ni byinshi naciye mu ncamake kugira ngo yenda igihe kibe kigufi icyo gihe ntago mwari muhari naranezerewe bidasanzwe icyo gihe nakoresheje pati cyangwa se fete uwo munsi nsizabibagiwe mu munsi bampaye inka 11 kubera ibyishimo twateguye ni inka y'igiterane amatorero yacu yose ahurira hamwe ku rusengero hamwe rwa Kijojo dushimana ko nakize bampaye inka 11 uwo munsi ariko Imana sinzi ko umuntu yayivuga nta Imana igiye twiyereka mu buryo bunyuranye ubu muri gihe harimo code ivuga ngo birashoboka umuntu tutaramushyingura kandi no kumushyingura mbyizeraho gake kuko Imana ifite imbaraga zo kumurutsa ubutaka twamushyinguye wibukeye Yesu azura Lazaro amaze iminsi 4 aramuzura rero mbyizeraho n'ukwezi kurangiye ariko Imana ifite imbaraga zishobora gukiza buri ndwara iyo ari yose Imana ishimwe cyane birangije imaze kunkiza na 2007 mba ndi muzima 2008 kugeza uyu munsi 2017 urumva iyo myaka yose ubwo sinategeza gushaka hari igihe umuntu aba mu kibazo akumva nta nzira ihari ariko Imana ifite urundi ruhande abantu batashobora kumenya abantu bashobora kura mu ruhande rumwe bakakumenya runaka uwizi bi ugeza hano uzagera ariko hari urundi ruhande abantu batajya bamenya akenshi na nyirarwo nta rumenya rumenywa n'Imana Imana ihinduraho gato ntago nari nzi ko nakira SIDA ikintu cyari kimbabaje navugaga ngo mpfuye nta mwana nsize ariko ubu nashatse 2010 mu kwa 12 tariki 18 zako mbyara umwana w'umuhungu mbyara ubu dufite umwana w'umukobwa umukurikira ubu turenda kubyara uwa gatatu ariko hagati aho baransuzumishije njya gushaka ibintu bitangaje cyane inshuro nk'ikenda zirenga abari bazi madamu nyamugabo ati umuhungu turamuzi habete ndabizi ariko ni muceceke ndashaka ndabyara umugabo ndubatse ntago narinzi ko nabyara ntago narinzi ko nakira SIDA ntago narinzi ko virusi itera SIDA iva mu maraso y'umuntu amaraso akongera akaba mashya rero wakwibaza ibyuma byagufasha bikavuga ko wanduye kongera bigahakana ngo uri muzima nuko ari mu ncamake narwaye indwara zinyura cyane iyo hariho bamwe bajya bambona navuga ubuhamya nk'ubu bakavuga ngo ibyuma bishobora kuba byaribeshye urumva
abandi ngo enda niyaba wari uyirwaye n'ubiracyarimo. Hari ahantu hamwe nigeze kujya kubwiriza ntanze ubuhamya twari mu giterane, abantu barasara bati yaba warakize SIDA n'igitangaza ki wakora. Undi igihe kimwe ngeze kumamagara ndi kuri radio imwe muri iki gihugu, arambaza ngo ese urusha abanyarwanda gusenga? Ntago mbarusha gusenga. Ngo ese ibyo uvuga ubikura ngo uvuga ko akize SIDA ute? Namwanireka nanjye nkubaza ikibazo kimwe. Yesu yazuye Lazaro muri Isiraheli hari imvi imwe yonyine atoye. Ni rero jewe mpari kuvuga ibyo Yesu yakoze yankoreye, ntago mpari kukwemeza. Ikintu cyica abantu nuko bashaka kwemeza abantu. Umuntu ntago ni Imana imwemeza, ariko twebwe duhari kuvuga iby'Imana idukorera. Abahakanye uhereye na Yesu azutse, abafarisayo babwiye abasirikare bari bamurinze ngo muze kuvuga ko abigishwa baje bakamwiba nijoro, abantu batarushaho kuyoba bakamwizera. Birangije uyu munsi umugabo ndubatse, shumbye itorero Kanombe muri Seripari n'igishumbi Seripari Kanombe, mfite umugore n'abana, ndacyari muto kandi abavuga ngo nenda nta mpamvu yo kwibeshyera. Mfite imyaka 37, ndacyari mutoya nubwo hari abo nduto cyane, ariko mu myaka ntabwo ndasaza cyane. Birangije hari ibintu byinshi, hari ibyo abantu bakunda kwizereramo, ibintu bifatika kuruta nyiri ibintu byabaye. Avuga ngo sinzandiko zaba, hari izo mfite hari n'izo nafite. Ikintu nashoboye kubika ni urwandiko rw'iryo shyirahamwe n'abagamo witwa Duhumurize, rwanditswe na perezida w'iryo shyirahamwe. N'ubu niyo wavaha iryo shyirahamwe rihari ahantu hitwa Kagwegwe, ni haruguru ya Kijojo, ni muri uwo mudugudu wa Kagwegwe niho iryo shyirahamwe rihari. Rero birangije icyo kintu nakibitse kugira ngo kibe urwibutso. Intego yanjye yo kukibika cyane ni ukukibika neza, nkazakereka abana banjye bamaze gukura, kugira neza ahantu Imana yakuye se wabo nabo barushaho kwizera, nabo bazakereka abana babo nena kuzagikoresha neza ku buryo kitazasaza, kugira ngo kimare igihe kinini, kibe urwibutso rw'iby'Imana yakoze. Utundi twagiye dutakara, utundi twagiye, ariko jye ku giti cyanjye nzi iby'Imana yakoze, kandi ndi umuntu uzwi mu Mutara, ndi umuntu uzwi mu mujyi wa Kigali hano. Ibyo mvuga ni buri munsi, si uyu munsi gusa, ni buri munsi bihoraho. Hari igihe mba ndi nko mu modoka nkumva biraje, nkavuga n'abantu bari aha ntago bakwiye kugenda nabivuge muri bisi, nkatangira nkavuga imbaraga za Yesu, imirimo Yesu akora. Uyu usomye mu Baheburayo 13:8 haravuga ngo Yesu Kristo ko yarareje n'uyu munsi ni kwari kandi ko azahora iteka ryose. Nuvuga ngo imbaraga yakoreshaga kera n'uyu munsi ziracyahari. Impamvu abantu batizera bazi ngira ngo ko Imana isaza nkabo, ariko Imana yatandukanyije inyanja itukura, Abisirayeli bakambuka ahantu humutse, kandi iriya nyanja nagezeho nini cyane, inzira ikaboneka. Biravuga ngo bambukira humutse, n'itaka ririmo n'isayo ririmo ikaryumutsa rigahinduka humutse. Nta mpamvu yananirwa guhindura amaraso. Mbonye abantu bakize SIDA, sijye gusa benshi ndababonye, mbonye abakize kanseri, mbonye ingumba zibyara, mbonye abantu bakira indwara zinyuranye, abantu bavuga ngo ntago bikunda za diabetes zirakira. Rero nta na kimwe kinanira Imana, ahubwo ikigoye ni ubwonko bw'abantu kumva ko Imana yabaremye ifite imbaraga zikomeye. Birangije ubu ndashima Yesu nk'umwami, ndacyari muto. Urumva mfite hari akantu kamwe kajya kanezezanya, nkunda kubwira abantu tusengana, navuga ngo imyaka mfite iraruta amaraso mfite. Amaraso mfite arangana n'ay'umwana w'imyaka 11 uyu munsi, ariko imyaka ni 37. Urumva rero ndacyatangiye kuvuga ubutumwa bwiza n'imirimo Imana ikora. Inkuru nabwira abantu cyangwa se icyo nifuriza abanyarwanda bose bakuri iki kiganiro, nuko bashaka Imana n'imitima yabo bataryarya, bakava mu byaha bakizera Imana. Nta muntu n'umwe udakwiye kwizera. Hari igihe uhura n'umuntu akavuga ngo se ngo igihe cyanjye nikiragira cyo gukizwa, ngo ntabavukira rimwe, ngo ntabapfira rimwe. Ariko igihe Yesu yabambwaga ku musaraba yaravuze ngo byose birarangiye. Urumva Bibiri kongera ikavuga ngo abahamagawe ni benshi, ariko abatoranyijwe ni bake. Abahamagawe ni bande? N'isi yose uwo munsi yarahamagawe kugira ngo yizere Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko igisobanuro ngo abatoranyijwe ni bake. Abo bemeye ubwo butumwa bwiza bakemera ko Yesu yabapfiriye bakamwizera nibo bahamagawe, ariko isi yose yarahamagawe. Buri muntu wese yarahamagawe umunsi wese ajya igorogota kugira ngo amene amaraso tubabarirwe ibyaha byacu. Hariho inyigisho njya numva muri iki gihe zayobeje abantu, avuga ngo byose byararangiye, ngo ni mwisambanire, ni mwinyweraho inzoga, ngo byose byararangiye. Ni nkuko waba ukora mu ruganda rw'isabune, ntago cyakubuza kwandura.
biragusaba gutambuka ugafata isabune ukajya kumesa imyenda yawe ukaniyuhagiye kugira ngo ukiri cyokere. Yaba byararangiye ubuntu burahari, ariko biragusaba wowe kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Ntumve ngo byararangiye, ubwo ndabwira abo bantu bavuga iyo nyigisho kugira ngo bayobye isi, ariko kwizera kuguhesha bijya uvuga ngo umuntu yatuza yizeza umutima we, akatuza akanwa ke, akabarwaho gukiranuka, kwinjira muri ubwo buntu. Buri muntu wese Imana yagukiza. Imana ibaho umugisha cyane, ariko mwizere Yesu nk'umwami n'umukiza, nicyo kintu cy'ibanze. Murakoze. Strength for each new day, He will make